Uyu munsi ni tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Iyi tariki y'uku kwezi hizihizwa umunsi mukuru w'abakundana. Ntabwo ari umunsi mukuru w'abakundanye nk'uko abenshi bakunda kubivuga. Iyi tariki, uku kwezi, buri mwaka abakundana bakunda guhura by'umwihariko. Barasangira, bagasabana. Gusa nanone uyu munsi abenshi bakundana ariko baryaryana bawufashe nk'umunsi wo kuryamana. Abasore barahiga bati kuri uyu munsi ngomba kurya umwana. Abakobwa nabo bati uyu munsi ngomba gushimisha umukunzi wanjye nkamwereka ko mukunda by'ukuri. Kuri uyu munsi benshi barya abana. Kuri uyu munsi benshi bashimisha abakunzi babo. Gusa ikibazo ni uko abenshi baba baryaryana. Ubu abana basigaye barabaye bake kubera ko abenshi kuri uyu munsi baba bari burya abana. Nanone abenshi bashimisha abakunzi babo bahahurira n'ibizazane. Benshi bahakura inda zitateganyijwe, abandi bakahakura uburwayi. Kuri uyu munsi abahakuye inda iyo babyaye baraburanirwa kubera ko baba barabeshywe. Uyu munsi abana babeshya ababyeyi babo, bakababeshya ko bagiye ahantu runaka. Nk'urugero, umwana ati ngiye gusura masenge, cyangwa se ati ngiye gusura abana twigana. Gusa ntago bajyayo, ahubwo bahita bigira kureba abakunzi babo. Barasabana, bakishimana, bakibagirwa gutaha. Bamwe bagera mu rugo bwije, abandi bakararayo. Akenshi usanga ari naho hava bya bindi byose twavuze haraguru, birimo gutwara inda ndetse n'uburwayi. Uyu munsi nubwo ari uw'abakundana, bamwe baranangana. Uti bapfa iki? Usanga bamwe ibyo bari biteze atari byo babona. Hari igihe umwe aba yiteze ko aza kubonana n'umukunzi we, bikarangira batabonanye. Hari igihe biba byabaye ngombwa ko umwe ajya mu kazi, hanyuma undi ati akazi ntikanduta, wagombaga kuza tukishimana tugasabana. Undi nawe ati nagombaga gukora akazi kuko niko gatuma mbaho. Ibyo bakabipfa, bikarangira banganye kandi bakundanaga. Bakangana bapfuye ko umwe avuga ngo undi ntamwitayeho, yiyitira ku kazi, bikarangira. Hari abandi umwe aba atuye kure y'undi, hanyuma umwe akaba azi ko byanga bikunda bagomba kubonana. Uwo munsi ukagera umwe ari mu bukene, wenda akaba yabura n'itike yo kugira ngo amugereho, ariko undi akavuga ko ari uko atamwitayeho, ko abaye amwitayeho yaba yarabiteganyije mbere hose. Ibyo bakabipfa, bagapfa ubukene. Uyu munsi nubwo ari umunsi w'abakundana, ni n'umunsi wo kwitondera. Ni umunsi wagusiga mu byago ibyo ari byo byose, harimo nko gutwara inda, gutwara uburwayi, cyangwa kubura umukunzi wawe. Uyu munsi hari n'abatangira gukundana kubera ko bavuga bati kubera ko nta mukunzi ngira, reka mushake nanjye njye nizihiza umunsi w'abakundana. Aba kuko baba bakiri bashya mu rukundo, ntacyo nababwira, gusa bazagira amahirwe masa, ariko babyitondemo.